Yes, bakunzi ba Vale Plus kandi nizere ko mumeze fresh. Uyu ni wa muhungu wanyu Dani wa Beba bo nk'ibisanzwe. Iki ni icyumweru cya 249 aho tujye kurebera hamwe filime zasohotse muri iki cyumweru. Mbere ya byose nifurije kugubwa neza, niba utameze neza umwangane, ariko niba unameze neza ntabwo ukomeze ucunge izamu ryawe hari igihe byahinduka, ariko icyo wifuza no kuguma bimeze neza. Mbere ya byose rero mbanje kubasuhuza, gushimira abantu bakomeza kubana natwe. Tugiye kurebera hamwe filime zasohotse icyumweru cya 249, ariko ndabararikira kuza gukurikirana ikiganiro twagiranye n'umusobanuzi bita Fake Presentation. Umunsi yakoze nyuma y'igihe kinini arabasobanurira impamvu ndetse n'icyatumaga ataboneka ndetse n'imigambi afite. So rero tubane rero muri iki kiganiro nk'ibisanzwe cyari umupanga. Tujye kurebera hamwe rero filime zasohotse icyumweru cya 249 kubibona. Hakoze abasobanuzi 20 bakora episode bakora gigabyte 135. Abasobanuzi bakoze rero n'abangabo. Hakoze abasobanuzi bita Yaman, akora Bida Great, akora uwitwa Bingo Kibiringanya, akora Buringanire, akora Feye, akora Gaheza, akora Junior Giti, ndetse nyuma ya Junior Giti hakora umusobanuzi bita Kapo Kirimbuzi Umungeri, akora uwitwa Kuba, akora Perfect, akora Pike, akora Kimomo, Saga Mwiza, Skovu, Sinia, Stone, Stepini, Yusufu ndetse na Yakuza Mazi Magari. Abasobanuzi babashije gukora filime iki icyumweru bose hamwe uko nababwiraga bakoze izo filime zasotse, ndetse uwabanje gukora hakoze witwa Yaman yakoze filime 3 zirangira: Agini, Crash the Wicked, Sakini, filime 3 zirangira zonyine Yaman yakoze. Bida Great yakoze episode imwe ya filime yitwa Till the End of the Moon niyo batanze, ndetse nyuma ya Bida Great akora umusobanuzi Bingo Kibiringanya filime asanga Azizi yakoze ni season 3 Evan akusize episode ya mbere ageze kuri episode ya 30 miheti 111 Bingo Kibiringanya akimara gukora rero umusobanuzi batanze filime ze ni uwitwa suri gatoya muri hangana. Umusobanuzi wakoze ni uwitwa yitwa Buringanire Imike, yakoze First Man ya 18 igeze mu 23 ya Bunch Finally episode 28 bamwita Imike Buringanire cyangwa se Ndabaga. Tugarutse kuri umusobanuzi wacu kumerwa ikiganiro cye amwita Deko Ifei, niyo yakoze akora na Yaman season ya mbere ayigeza kuri episode ya 3, ariko filime yakozwe na none witwa Skofu. Hanyuma rero Gaheza Simba yakutanze buri dihati ayibana kuri episode ya 8 igeze kuri 82, ndetse nyuma ya Simba Gaheza hakoze uwitwa Junior Giti akora Polygamist ayivana kuri episode ya mbere ayigeza kuri finale. Nyuma Junior Giti akimara gukora iyi filime yakozwe n'undi musobanuzi bita Kimomo uko muri zo kubibona. Nyuma ya Junior Giti yakoze Kapo Kirimbuzi akora filime ebyiri zirangira Karikada ndetse niyo bita Rajan Iriyo Soja. Hanyuma Mungeri Equalizer yakoze kuri Train akora na Notes Tale to Tell episode enye gusa. Nyuma ya Mungeri Equalizer akoze uwitwa Bakota yakoze ya filime ari gukora ya serie bita Amaso imana 5 ayigeza kuri episode ya 50. Nyuma ya Bakota rero umusobanuzi wakoze ni uwitwa nani aza kuyamanisha bazanyukiye. Uwitwa Bakota akimara gukora hakoze uwitwa Perfect Nyiribisiga yakoze kuyo bita The Divo, akora niyo bita Little Brother. Mario Nemuzes episode 24 igeza 28 finale. The Nemuzes Believers episode 2
hanyuma barangije batanga filime ya Peak bita Spartacus kuva kuri 1 kugera kuri 6 ariko nabwo kuri Century HD season zose uko ari 3 ese ndo muri kwikora icyo namubwira ko nuko muri kwikora ashaka yereka kwishyushya Century. Hanyuma Rocky Kimomo akora I Will Find You ya ndi kuvuga na Scope bose barayirangiza barayitanga kuri 8 finali. Polygamist yahuriweho na Junior Giti nayo arayitanga rimwe kugera kuri finali, atanga na finali ya Petit Black episode 15 muri Rocky Kimomo cyangwa se Lambo. Kandi mbibutsa ko ukeneye telefone nziza n'ubundi wajya muri Kimo Electronic ni iduka ricuruza telefone byari ku Kimomo rikorera kwa Makuza muri flow ya mbere bahita Kimo Electronic, ubwo abantu bashaka telefone za danje ubwo banyarukirayo. Hanyuma uwitwa Saga Mwiza yakoze Manati ayivana kuri 259 yigeze kuri 261. Saru the Rain Spanner nizo filime Saga Mwiza yatanze. Hanyuma Skov yagize gutya arangiza n'ubundi ya filime yahuye na Rocky Kimomo bita Friday bana kuri 5 igeze finali. Aman Section atanga kuva kuri 1 kugera 2 ubwo ni season 2 atanga na filime irangire ku ni City uwo mwita Skov. Nyuma Skov hakoze uwitwa Sinia Kwifarashi yagize gutya ikorera filime n'ubundi abasobanuzi bose bakoze yitwa Seven Snipers imaze imwe bitatu isotse ihuza n'abandi basobanuzi akora ni habarevana kuri 3 yagize kuri 3 na Okona Kishimani Pamya Salvador bazo filime irangira zo India. Hanyuma nyuma ya Sinia Kwifarashi yakoze Stone akora filime bita The Bible Cartoon Wind Takers ni filime nayo ya kera yakozwe na Yanga Umusumbazi niwe yamufunguye. Nyuma ya Stepini hakoze 72 Hours All the Devil's Men Dark Asset. Nyuma hakora uwitwa Yusuf nawe yakoze izi filime muri kubona akora Silent Kiss Assassin yavana kuri 1 igeze kuri 6. ndetse Yusuf amaze gukora hakoze uwitwa Yakuza Amazi Magari yakoze izi filime ebyiri zirangira Badiri na Raja Dema nizo uwitwa Yakuzazo Amazi Magari yakoze. Muri rusange filime zasutse nizo ngizo ni gigabyte 135 nizo wagenda ubaza cyangwa se nizo wagenda ushakisha mu gihe kureba filime zinanye. So rero akunze bakare plus ko nebabwiye kujya bagezaho filime y'icyumweru muri ni isanzwe ni Polygamist wareba Rocky Kimomo cyangwa se Junior Giti ahita amabara yawe ariko karanye filime bita I Will Find You nayo ni nziza filime yakozwe n'itwa Skov ndetse ayihuriraho na Rocky Kimomo nabwo ahitamo yabari ayawe. Hanyuma rero witwa Junior Giti ko yakoze Polygamist bagenda ukayireba hanyuma ukareba cyangwa se Rocky Kimomo sinzi ko byagenze kugira ngo bano baje nuko ari babiri kuri filime nikosa rero kuba mu mwaka w'2021 ariko navuga ngo byagenze gute niba ari ubwiza bwa filime sinakibaza ngo niki kiri muri Polygamist cyatumye kurirwaho n'abantu baje n'ubundi ari. So rero bakunze bacu icyo mbisabira no kubana natwe mugakora subscribe ariko ku muntu akoze subscribe ntiyongere gukanda aho yukanzeho hita ivaho ariko nakurarikira kubana natwe kaza kureba ikiganiro gikurikira iki ngiki mu masaha ari imbere turi bagezeho twageranye n'umusobanuzi bita Fei presentation. So rero ndabakunda cyane Imana ikanusha ibisigaye Uwiteka duhana umugisha. Ciao la vista stay touch. Iyi ni Vale Place channel yonyine izajya kugezaho cyangwa se ikugezaho amakuru ajyanye n'agasobanuro gisate cyarengagijwe kandi kiri mu bisate bifite runini abantu muri entertainment. So ndabakunda cyane ni Dani wa Mipango mu bisanzwe umunsi w'Imana. Ciao.